neza, twongeye kugaruka ku Inkuru TV, aho tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Emerance. Emerance rero ni izina naje gusabwa n'umukunzi wacu, gusa nyihanganire ko haciyemo iminsi. Emerance rero ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikaba rituruka mu rurimi rw'Ikilatini, aho risobanura ukwiriye. Ba Emerance rero bakunda kuba ari abanyamahirwe, bakunda kuvuga kandi baba ari abakobwa cyangwa se ababyeyi bakunda guhanga udushya muri bo. Bakaba ari ba bantu bakunda kwivuga, bashobora cyane rwose kwivuga, baba babizi kandi akaba ari ba bantu bazi kubana n'abantu. Abafite izina rya Emerance baba ari ba bantu bakunda kumutiva abantu, bakabaha courage kandi mu bintu biri positive nabo babahamo courage bakanabinspira. Emerance rero aba ari wa muntu ugira ibiganiro byiza birimo ubwenge, mu by'umwihariko biba birimo ubwenge. Ni wa muntu udategwa mu biganiro akoze, bikaba birimo ubwenge. Emerance aba ari wa muntu wifuza gukora ibintu byose yifuza, kandi nanone Emerance akaba ari wa muntu ugambirira gukora ikintu agashyirwa ari uko akigezeho. Ba Emerance baba ari ba bantu bakunda gushyira ibintu byose mu buryo, kandi bakunda gukora ibintu mu nzira ziboneye, kandi bagaharanira yuko ibyo bintu biboneye byazahoraho. Ba Emerance barangwa no kugira uburere, bazirikana uburere cyane, kandi rimwe na rimwe bakagira n'ubwoba. Ni abantu bakunda kwibwira ibitariho binyuze mu mitekerereze yabo, kandi ba Emerance baba ari ba bantu bashobora gukemura ibibazo bikomeye, bo bakabikemura rwose bitiriwe binabagora. Ba Emerance rero muri bo baba bafite ubushobozi bwo kwitegereza abantu, bakamenya abahanga, bakamenya abashobora gusesengura, kandi banafite n'ubushobozi bwo kwisanisha n'abantu cyangwa se n'ahantu bageze bitabagoye. Ba Emerance ni ba bantu muri bo bategura ibyo bagiye gukora, ntabwo bajya bahubuka, barabanza bakabitegura, kandi muri bo bakaba bifitemo ubushobozi bwo kwakira impinduka zose zibaye ku buzima bwabo. Mu bijyanye n'urukundo rero, ba Emerance bakunda kugendera cyane cyane ku mitekerereze ndetse n'ubuhanga. Iyo mu rukundo cyangwa se mu mibanire n'abantu ibyo byose batabifite, batabyujuje, akenshi ba Emerance birabagora kubana nabo. Ni ubusobanuro twaboneye ku izina rya Emerance, nizere yuko bikunogeye, hari ibyo wungukiyemo,
n'abandi mwese mbashishikariza gukora like, share, subscribe, comment mutwandikire mutubwire uko mubyumva, ibyo mugaya, ibyo mwishimira. Murakoze cyane naho ubutaha.